mwasenziba hari abantu bameze nka kino giti cy'umuratemu Yesu yavumye bigize ibitamuke bigize ibyihebe gake gake bagiye baneka itorero ADPR na Patkote yego bikora gute yego itorero rya Patkote umuriro Patkote yacanye twarinjiriwe ariko ntago twinjiriwe ubu ahubwo twinjiriwe kera mpamvu ni ya mbere ni iyihe abarozi baraza guterana tukabareka ntitubatuze agakiza umuntu ni umurozi agize umwanya abaye umudiyakoni gute ari umurozi umuntu abaye umurozi abaye umuririmbyi gute bivuze ngo twe twacanye umuriro Satani yazanywe n'ibintu bitatu yazanwe kwiba yego kwica yego no kurimbura Yes, mureke twongeye tubifuriza ikaze mbifurije amahoro turuka ku Mana reka nizere ko muri hose mukomeje kugubwa neza rero nk'ibisanzwe rero no mujene wanyu MC Legend Vivant Major Major w'Imana rwose ndagushimira wowe kwanze subscribe ndetse nawe utarayikora ndagusaba kugira ngo uyikore maze tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi Imana rekomeze ibandebere icyoroshye rero twongeye kugirirwa amahirwe adasanzwe kongera kubana n'umutumirwa usanzwe ukora umurimo w'Imana rwose nababwiye ko ntazigera mbavuga mu mazina cyane ko ari abantu bakuru ndabanza mu ikaze muramumenyereye cyane rwose umukozi w'Imana tugwaye ikaze ya murakoze Imana bahumugisha umeze neza ya ndashima Imana ni mwene so muri Kristo Yesu yego amnaho uraza wisanga hanyuma watangira wibwira abadukurikiye amazina ni Emmanuel Hashaka Imana yego ni umuhungu wa Yesu ni mwene so muri Kristo Yesu nk'ubusanzwe yego nkunda Imana kandi ngakunda n'abantu yego Imana yongeye kwishimira ko twabana uyu munsi yego tubahaye ikaze turakunda yego kandi natwe turabizi ko mudukunda Imana yabambera umugisha yego urakoze cyane rero mbere yuko dutangira ibindi byose ndagira ngo usabe mu byohero byanyu mutangire mutwiragiza Imana kugira ngo ibiganiro byose tuza gukora Imana ize kuba ituri imbere Witeka Mana nziza uri Imana ivuga bikabategeka bigakomera urera kandi urakiranuka uri byiringiro bizima by'umugaru uri gakinga kamakuba uri tangira ukaba niherezo urarufo ukaba omega na waje kugana nyiringa Imana ngatata kubonye na waje imbere yawe ngureke kumwigaragariza kuko wavuze yuko imbabazi zawe ziri kuba kiranutsi bawe uravuga ngo umuntu natera intambwe imwe gushaka uzatera 99 uzumusanga nyiringa Imana nkweretse intore zawe ziri hirya no hino ahantu hagiye hatandukanye nuzirengere ikiganza cyawe cyera kitaboneka kibabonekere kugira ngo kibakureho umwijima kibatereke mu mucyo wawe ibyo ushima n'ibyo ushaka byuruke biri ku buzima bwabo kandi nyiringa Imana ibyo wanyeretse data nyiringa Imana dufite icyizere naho utabikora suko byakunanira kandi wabasha kubikora nyiringa Imana kubera ko umenya ikintu mwitangiriro ukamenya n'ikintu mwiherezo ukamenya n'iherezo ry'icyo kintu kubera ko ibihe turimo turabizi ko bizarangira kuko hari n'ibindi byari bikomeye tubona yuko ukuboko kwawe kuramanuka kuraza kurangiza bya bindi byari bikomeye cyane bivuze ngo nibi nabyo bizarangira hazi ibindi uko umubwiriza yararangitse avuga ngo ikintu cyose wakiremeye igihe tuguhaye ikaze rero kubw'igihe cyawe ni mu izina ryawe Yesu amen amen urakoze cyane mukozi w'Imana hanyuma mbere yuko muza kutugezaho ubutumwa uyu munsi mwatugeneye ndagira ngo tubanze tuganireho gato bwashize duritse kuganira cyagiye hari kuvugwa inkuru z'ukuntu insengero zigiye kumera nkaho agiye kubaho igikuba ku nsengero zitandukanye wumvishe ko bisabwa miliyoni 2 n'abandi 1,000 n'amarangamuntu yabo aricyo wabivuzeho turakibuka neza cyane hanyuma ejo bundi nabwo hari amakuru n'ejo yego hari amakuru ejo bundi twumvishe
ukunda gusenga uvuga ati Imana igiye gukora ibintu byayo. Kandi ukunda no kutubwira ngo turi abana b'Imana cyane. Iyo Satani yinjiye mu bana b'Imana bigenda ute? Satani yazanywe n'ibintu bitatu. Yazanwe kwiba, yego, kwica, yego, no kurimbura. Okay, bivuze ngo ikibi cyose kinjiye ahera kishiga cyangije ibyera. Okay, ejo amakuru nakiriye avuye ibweramvura yuko imbwa yinjiye mu rusengero ADPR rw'ahantu ntavuze. Ayo makuru ndakeka nawe warayabonye. Imbwa kwinjira mu rusengero bivuze iki? Imbwa mu mateka ntabwo ubundi imbwa mu mateka ni ubusambanyi. Yego, mw'isi y'umwuka bisobanura ubusambanyi. Bishatse kuvuga ngo ikizira cyageze ahera. Bishatse kuvuga ngo umuriro, iterero rya Pentecote, umuriro Pentecote yacanye, twarinjiriwe, ariko ntago twinjiriwe ubu, ahubwo twinjiriwe kera. Mpamvu ni ya mbere ni iyihe? Abarozi baraza guterana, tukabareka ntitubatuze agakiza. Yego, abasinzi bakaza ntitubatuze agakiza. Abasambanyi bakaza ntitubatuze agakiza. Maybe iyo bamaze kugera mu itorero usanga izo ngero zose mvuze, itorero zigenda zirihereza inshingano. Yego, bakabona ubuyobozi mu itorero rya Pentecote. Umuntu ni umurozi, agize umwanya abaye umudiyakoni gute? Ari umurozi. Umuntu abaye umurozi, abaye umuririmbyi gute? Bivuze ngo twe twacanye umuriro, hanyuma baza kuwota abadayimoni, turabareka, twotana nabo, tubana nabo. None igihe kirageze kuko imbaraga zacu bazizi, bagiye bajya batwereka imbaraga zabo nyakuri. Bari barageze gute? Bari baraduhisha igihe kinini. Mubabone none kubera yuko nta mwana uvuka ngo ahita avuga. Yego, nta nuvuka ngo yurure ingobyi. Gake bagiye baneka itorero ADPR na Pentecote. Yego, bikora gute? Yego, amabwiriza yo ni gute? Rifite imbaraga zingana gute? Twabinjirira bigenze gute? Maybe bahageze baje turabareka, kuko ijambo ry'Imana yego riravuga ngo tukundane, abadukunda n'abatwanga. Ariko nanone ijambo ry'Imana kavuga ngo tugire ubwenge. Ubwo ndarihuza na rya jambo riboneka muri Ezekiyeli ibice 4:15 havuze ngo Imana ibwira Ezekiyeli ngo noneho ndaguha amase y'inka y'ibisheshe, ubari ugira gute? Uzajya utekereza. Bivuze ngo icyatumye Imana ibwira Ezekiyeli aya magambo nuko yarebaga umuriro mbere yatekeshaga. Yego, Satani yari yamaze kuwinjirira. Kandi ntago Satani akorera mu biti, Satani akorera mu bantu. Imana ibyitegereje ibona koko Ezekiyeli abadayimoni baramwinjiriye, baramurwanya biciye no muri wa mwotsi wa muriro. Nibwo yavuze ngo noneho ndahindu, ndaguhereza amase y'inka y'ibisheshe, uzajya barugira gute? Uzajya utekesha. Kandi ndagira ngo nkubwire ngo uyu mwotsi w'amase y'ibisheshe ntujya ugaragara. Umuriro ushobora kumara n'amezi 3 uri mu mase uri kwaka, we wajyonyera ukagira ngo ni amase yibereye, utamenya ko harimo umuriro. Rero twarinjiriwe. Imana mu gihugu cyo mu ijuru iherutse kumbwira ijambo rikomeye, irambwira ngo nubwo bimeze gutya igihe kirageze ngo Dawidi ave mu ishyamba. Ntago Imana izahora irushyana natwe. Kubera iki? Ntago Imana ifashwa, ahubwo Imana irafasha. Ntiterwa inkunga, Imana itera inkunga. Uzimama mvuze gutyo. Yego, wayisenga utayisenga, wayikora utayikora, ubundi gukizwa k'umuntu ni inyungu z'umuntu ku giti cye. Kuko gusenga bidukura mu byaha, gusenga biduha imbaraga, gusenga bituma Imana itwishimira n'ibyo, sibyo? Ariko impamvu mvuze ngo nifashwa, Imana ifite ibizima bihora bivuga ngo Mana ugira gute? Urera. Urumva itorero ryarinjiriwe, kumva ngo imbwa iraje ku gatuti mu gihe cyo gutanga igaburo ryera muri kiriya gikorwa. Buriya ni imbwa. None se dayimoni igenda mu ishusho nyinshi cyane. Kabutindi kinjira ahantu hari abapasiteri, abantu basizwe amavuta. Nibaza gute imbwa ica ku mudiyakoni?
uwa mbere uwa kabiri bari bivuze ngo n'amaso y'umwuka bafite barahumye nabo nta mbaraga bafite bongere none gute ikizira ejo bundi nimba imbwije inzoka irinjira inzoka irinjira inzoka nitinjira harinjira umudayimoni w'umukobwa w'igitsina gore ajye ku gatuti yambaye ubusa hasi hejuru none se urabona bimeze gute umva binteye ubwoba hano haye maso uracyafite wa mutima wari uri muri Kristo Yesu mbese ugihamagarwa we isuzume wowe ubwawe urabona ikimeze nka kwa kundi wari umeze Imana ikiguhamagara arababwiye ngo abantu baribagiwe baraseka baribagiwe none se nk'ubu ngubu dufite abantu Imana ikibahamagara byibura mu cyumweru birezagamo 2 cyangwa 3 bikaba ari itegeko akaba ari deseri yo gufata amasengesho ariko ibakuye mu butayu ibajyanye i Kanani n'igice cy'umunsi kirabananiye baribagiwe tayari bageze baradamaraye none dufite abantu batangiye nivyo Imana ibaha amasezerano babaririmbyi baza kuririmba bagahurira ahantu ku musozi bakabanza bagasengera ikintu kijyanye n'iki n'ingendo n'imvuga butumwa bazajya bakora kuko namakora ni korari yamamaza ubutumwa bwiza mbere yuko wenda batumiye muri sorti runaka bakabanza bagahura bagafata ibihe byo gusenga sibyo mbere yuko bajya muri iyo sorti ariko ubu tuvugana baragira sorti bagakandira kanyenye bakohereza kuri WhatsApp uyu munsi tuzaterana nta gihe cyo gusenga bafite kubera iki baribagiwe cyane kandi ijambo ry'Imana bwaga ikibayiro cy'Imana nizigera igihundi nimba imbwa igeze ku rwego rwo kuza ku munsi w'igaburo igaca ku mudiyakoni wa mbere uwa kabiri uwa gatatu igaca ku bashumba bicaye imbere igaca ku baririmbyi urumva icyo kintu igaca ku bakristo usibye ko abakristo numva yuko wenda igaca ku bakristo reka tubibare gutyo kuko tugomba kurebana na twese urumva igaca ku bashumba babireba imbere yabo apurize ikagenda ikurira kuri esikariye ya mbere iya kabiri iya gatatu ikajya ku gatuta iba yarengereye urumva ko twasuzuguwe n'abadayimoni mbese ubundi abantu batuyoboye mw'isi y'umwuka ndetse mw'isi y'umwuka abantu bitwa ngo nabashumba nabatsamye abasizwe amavuta ntago mbateye amabuye ariko se murabona ibintu birimo biragenda biba mu murimo w'Imana ari byiza bishatse kuvuga ngo Izebeli mucunge neza nukuri kuyabamagaye Izebeli arahari mwasenzi ba hari abantu bameze nka kino giti cy'umuratemu Yesu yavumye bigize ibitamuke bigize ibyihebe mwigize mu yandi magambo hari abantu bazaba nk'agahini kubwo gutukisha izina ry'Imana Imana yabashyize kugira ngo icyubahiro cyayo mu kizamure ntago yabashyize ngo mu gitukishe ndatangaye tekereza nawe uburyo utwaye amagakeza kawe Satani akaza ku isahani biteye agahinda n'umubabaro bakuru bacu muturebera Imana yarabagiriye icyizere ikintu cya mbere Imana yarabatoranye icya kabiri irabahamagara imaze kubahamagara icya gatatu ibahereza icyizere none mutawe none mwirengagije gutoranwa mwirengagiza guhamagarwa mwirengagiza n'icyizere ijuru byabagiriye imaze kubagirira icyizere natwe tubagirira icyizere mutubera abakuru bacu none muri kureba ibipfa biri gupfa kugeraho imbwa iza ku gatuti mu gihe cy'igaburo ikaza ku gatuti ku isahani Imana igaburiraho abana mwamwe bakuru bacu mufite ayo masahane
mutugezaho amasahani muri kureberera. Oya, ntabwo ibyo bintu bikwiye. Oya 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 iyera ya Isirayeli. Oya, ntabwo bikwiye. Mutabibona gutya ngo mugire ngo ijuru niryababaye. Ijuru ryarababaye nawe byumve, bikurura byumve. Byarababaye. Muzi ubwenge rero, mwacunga amatabaza yanyu, mwakongera mukiyiriza, mwakongera mwiza n'impamvu mvuga ngo bizagenze gutya ntidufite guhumeka. Daniyeli yaravuze ngo abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera Imana bakoresha iby'ubutware. Yaravuze ngo aho muzakandagira hose nzahahindura hanyu. Bwoko bw'Imana sinibaza niki murafata mugatangira gusa mugahita mufatiraho naguca ku gikarabirizo. Nta kera impamvu babaga bafite umwuka bacishaga abantu mu idirishya n'ibyigeraga n'ukubera bafataga ibihe byo gusenga bakegera Imana. Niyihe mpamvu Mose yavuye ku musozi akaza arabazigirana ngo Abisirayeli bagire ngo bamubone, bayisuwa na Kareo ngo bagira ngo bamubone bakavuga ngo ipfuke kuko ngo yareraga. Mose akipfuka mu maso, akipfuka kubera ubwiza bw'Imana. Ntiyipfutse kuko yasinze, ntiyipfutse kuko yasambanye, ntiyipfutse kuko yakoze icyaha kimeze, ahubwo yipfutse kuko ubwiza bw'Imana bumuri. Kubera iki yaravuye gutindana n'Imana, aramaze iminsi 40. Abantu mukiri gutindana n'Imana nimukiri gushaka Imana, ahubwo muri gushaka ubutunzi, mudashatse nyiri ubutunzi. Mwakweduye ubupfu kugeza ikizira kibinjirana muri kureba. Ubwo si imbaraga mufite nizi ko murimo muratwa n'abana bari kuvuga. No, Dawidi agiye kuva mu ishyamba, mushake musenge Imana ibamera umugisha. Mushake musenge Imana ibamera umugisha. Ndumva mfite agahinda, ndumva umutima wanjye wuzuye agahinda. Aya namwe mutekereza agahinda muteye data bakuru bacu hano bakagombye kutureba. Murebe ubu urugero muri kudohereza n'uruye. Ese urugero muri guhereza abatoya n'uruye n'uruhe? Niba na Dawidi ajya kuva ku ngoma yasize atunganyirije ibikoresho umuhungu we Salomo kugira ngo azubake inzu y'itegerezo cy'Imana. Ibikoresho arabirunda mbahara zigira n'ikibanza asigaje. Mbese niyenzira mwe muri kwereka abana bato nkamwe bakuru ku rwego Satani. Ariko Imana ibarengere, murakoze. Nanjye ndumva binteye agahinda rwose. Gusa reka ngushimire. Urakoze Imana. Reka ngushimire cyane. N'uwo kureba akanguke arebe icyo Imana idutegeka, hanyuma ibindi tubiyarire Imana. Imana niyizi byose, kuko nta Imana itagukura, nta nayo itakugeza. Byose biva mu gusenga. Ndagushimiye cyane umukozi w'Imana. Ndagusaba rero mu byohero byanyu mubanze mudushire imbere y'Imana. Nomero zacu kubifuza kuvugana natwe 078 yego 30 yego 62 yego 21 yego 078 yego 30 62 21 duhamagare ukeneye ko tugusengera, ufite ibibazo, ikindi ukeneye kwiyunga n'Imana. Yego. Dukeneye abantu baduhamagara banyotewe ijambo, batawe umuhamagaro, bakeneye kugaruka kuri Kristo Yesu. Ufite ibibazo bigiye bitandukanye. Ntago dukeneye abantu nyine dukeneye abantu bumva yuko bakongera kugarukira Imana. Yego. Reka dusenge. Imana yera, Imana ikomeye, ibera hose cyarimwe, ise wipfubye umugabo upfakazi. Turagushije turaguhimbaje wabanye natwe, gabanya umubare w'abarimbuka mwami, dore kuko abagiye kurimbuka, abagomba kurimbuka, urutonde rw'abagomba kurimbuka ni benshi cyane, ni benshi kuko umubi yamaze kubagiramo. Nyemerera ugabanye umubare w'abarimbuka, ikiganza cyawe cyera kimanukire ku bwoko bwawe. Nyiringa Imana ubakuruza ubugwa neza bwawe, kandi Nyiringa Imana n'abatenebutse wongero Nyiringa Imana ubagarure mu murongo, n'abatarakumenya ubahereze kukumenya kugira ngo bazara
bw'ubwami bw'ijuru, kandi niba gihagaze mu murimo wawe ubahereza imbaraga yo gukomereza mu murimo wawe. Urakoze, ukomeze ubafate kuko bo bagufashe banyira bakakurekura, ariko nubafata urabakomeza, ubarinde ikibi cyose, umwanzi Satani, imyambi ya Satani, mu izina ryawe Yesu. Ubarwanire nkuko ujya ukunda kuturwanira, izo tuzi n'izo tutazi, kandi igihe cyose utabanukana itsinzi ni mu izina ryawe Yesu. Amen. Amen. Reka rero mbashimire mwese mwadukurikiranye kuva ikiganiro gitangira kugera ku musozo wacu. Nukuri Imana ikomeze ibandebere icyoroshye. Mwari kumwe n'umukozi w'Imana Emmanuel ndetse n'umuhungu wanyu rwose MC Jean de Vivant Major Major w'Imana. Nukuri Imana nukuri ikomeze ibandebere icyoroshye. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.